Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, inshuti ku biganiro byacu byo kuri Hinde mu Polyclinic, ikigo cy'ubuvuzi gakondo kibakorera ubucukumbuzi ku bibaho ku isi, ibivugwa ku isi, imikorere n'imikoreshereze yabyo. Uyu munsi tukaba tuje mu kiganiro tuganira ku cyitwa abacwezi. Iyo rero havugwa abacwezi baba bashatse kuvuga iki, bisobanuye iki? Ariko akenshi iyo bavuga abacwezi bavuga abarangi cyangwa se abarungi, kugira ngo dukomeze tuzi ikiganiro tugiyemo. Hanyuma rero uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe amafu n'amavuko y'abacwezi, imikorere n'imikoreshereze y'abacwezi. Hanyuma rero tugere uno munsi uko bageze mu Rwanda nuko bakoreshwa mu Rwanda. Hanyuma rero abacwezi bari abantu nk'abandi bose dusanzwe tuzi ku isi, babaho nk'uko natwe babayeho ari umuryango mugari wabaye Uganda. Inkomoko y'abacwezi ni Uganda, ariko bagiye bakwirakwira bagera mu Rwanda, bagera mu Burundi, bagera muri Tanzania, bagera muri Congo, bagera muri Malawi, bagera muri Zimbabwe, bagera muri Ethiopia, mu bihugu byinshi cyane cyane byo muri Afurika y'Iburasirazuba na Afurika yo mu ihembe rya Afurika. Hanyuma rero abacwezi bakaba bararangwaga n'imirimo myinshi cyane, harimo gucura, ubukorikori, imbaraga zidasanzwe za maji. Abenshi muri bo bakoraga nk'aho ari ibivejuru, nk'aho nyine ku buryo bakoraga nk'aho ari abapfumu cyangwa se abahanuzi. Ibimenyetso byabo bya nyuma rero byagiye bigaragara cyane cyane muri Zimbabwe, Zambia na Malawi. Uyu munsi Uganda nyine naho bikaba hakiri abantu bakoresha cyangwa bakoresheje abacwezi biyambaza imbaraga bagiraga, kuvuga bahereye ku mbaraga bari bafite, bababereye nk'ibigirwamana, bakoresha nk'ibigirwamana kuko niyo nkomoko yabo. Ni bwa buryo mu Rwanda bavuga ko basenga abazimu cyangwa basenga imandwa, cyangwa se muri iyo santere, muri ubwo buryo, kuko tugiye kurebera hamwe ukuntu bapfuye, aho babaga n'ukuntu bapfuye n'ukuntu babuze. Rero hakaba haradutse idini risenga cyangwa ryiyambaza abacwezi nyuma y'uko bapfuye. Urumva rero ni uburyo bwo guhamagara imyuka y'abantu bapfuye burimo bukoreshwa. Hanyuma rero bakaba babukoresha baragura cyangwa se bapfumura cyangwa se baranga ibintu aho biri, cyangwa se indwara, inkomoko zabo. Abacwezi rero bivugwa ko batwara abantu bakabakubita cyangwa se bakabagirira nabi, iyo banyoye n'iyo basinze, mbese cyangwa se bayobye. Icyo gihe rero mu gace kabagamo abacwezi, ibyo byabagamo n'ubu Uganda bivugwa ko bikibaho. Bivuga kandi ko mu rupfu rwabo barapfuye bishwe, kuko bajya kubura habaye intambara, baterwa n'ubundi bwoko. Ubwo bwoko burabica burabamara. Hanyuma amateka rero akavuga ko barigise nyine, kuko bapfiye gushyira, bituma byitwa ko barigise ngo bakagenda, kuko yari ingoma ngari, ntabwo yari umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu. Hari rero amoko agaragara muri Uganda bavuga ko afitanye isano n'abacwezi. Muri Uganda bakaba bavuga ko Abahima bafitanye isano n'abacwezi. Mu karere ka Afurika rero y'Iburasirazuba niho hakunze kuvugwamo abantu babayeho bagera aho barazimira burundu. Bikavugwa ko ari ibihangaje nk'ibindi bihangaje, nk'uko ba Ryangombe, ba Nyabingi, ba Yesu, ko ba Muhammad babaye ibihangaje ku isi hose, kimwe n'abandi b'ibihangaje bagiye mu bihugu bigenda bitandukanye. Usangamo abantu bagiye baba ibihangaje kugeza n'ubwo basengwa cyangwa se biyambaza ku bw'imbaraga zabo. Aha ngaha nkaba ngira ngo nk'uko twabonye ikiganiro kivuga kuri Nyabingi, tuzagaruka tuvuga ikiganiro cyo kuri Ryangombe kugira ngo nawe mumenye
amakuru n'amateka nyirizina ya Ryangombe, nk'uko tugiye kurebera hamwe amateka nyirizina y'Abacwezi. Abacwezi rero bakaba bari abantu nk'abandi bose bafite imbaraga, kandi bakaba kubw'imbaraga bagiraga n'ubuhanga bari bafite baritwaga ko ari ibivejuru cyangwa se ibimanuka, nk'uko muzi ko mu Rwanda bavuga ko habaye ikimanuka, no mu Burundi naho nuko amateka duhuriyeho. Rero nabo n'Abacwezi babarwaga muri ubwo buryo. Bivuga ko kandi ingoma zabo zarangwaga no kugira ububasha ndengakamere bwakoreshwaga, kubera uburyo ki bashoboraga guhangana n'ibibazo byari bibugarije icyo gihe. Bagiraga icyicaro rero mu gihugu cyabo cya Uganda, kuko bari bafite empire bitaga empire ya Kitara rero akaba ariho hava amazina y'abantu bitwa Abacwezi. Abari batuye Uganda rero ahahoze abo Bacwezi ubu ngubu na n'ubu ngubu bakaba bagihari, ndetse bamwe bakaba bakigaruka kuhasura. Bavuga ko Abacwezi rimwe na rimwe bongera kugaruka mu ishusho yabo, bakigaragaza aho ngaho nk'abantu beza, nk'abakobwa beza, nk'abasore beza barebare n'ibintu nk'ibyo. Kuko rero byagaragazaga uburyo kibasaga, ndetse ubwiza bwabo byatumaga abantu babibazaho. Abacwezi bari abantu rero babayeho kuva mbere y'ivuka rya Yesu, kuva kugera nyuma gato mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 500 nyuma y'ivuka rya Yesu. Bari bafite ingoma y'ubwami rero yitwaga Abakitara. Ubwami bw'Abakitara mbere bukaba bwarabayeho, bukayoborwa n'ubwoko bw'Abatembuzi. Umwami yitwaga Isaza. Kubera imyitwarire yabo, ibikorwa byabo, bavugaga ko babarwaga nk'ibivejuru, abantu badasanzwe. Bari abantu ariko bateye nk'abandi, bakora nk'abandi, ariko ibikorwa byabo, ibintu bakoraga, uburyo ki bavuraga, uburyo ki bororokaga nk'abandi bantu, bakorora, batungwaga n'amata, bagatungwa n'ibyo kurya bahinze nk'uko n'abandi bantu bose, ariko ubuzima kenshi na kenshi babamo batungwa n'ibyo kurya no kunywa. Uretse rero guhinga no korora, bagiraga barangwaga no gukunda ibintu byo gukina urusoro, gusimbuka, kurwana, kwiruka. Ibyo byari mu mico yabo no mu myitozo ngororamubiri yabo. Byarangaga rero Abacwezi, hari ingano yabo, ibikorwa byabo, isura yabo. Wasangaga ari abantu barebare cyane kandi birabura, ugasanga barabaga biganjemo abantu b'inzobe. Imitwe yabo yabaga ari minini kandi bafite mu maso harehare. Umwami wabayeho wa mbere w'Abacwezi yitwaga Ndahura, mu yandi magambo mu Kinyarwanda witwa Ndahiro. Abandi babayeho ni Cyarubumbi, Mubimbwa na Nyabwiriza, Ngango na Wamara. Ugasanga rero abanditse amateka y'Abacwezi babisanisha bifitanye isano n'amateka yagiye aba mu Rwanda, aho bavuga ku bimanuka, uburyo ki byabayeho n'icyabiranze. Akaba ariho bamwe bahera iyo bashaka kugoreka amateka, bahera bavuga ko ibyo bimanuka bishobora kuba byari bimwe mu Bacwezi. Kuri ubu rero Abacwezi biyambazwa n'abantu batandukanye mu buryo kandi butandukanye, babikoze mu buryo bw'amasengesho, cyane cyane mu moko y'Abanyankore, muri Toro, mu Buganda, ndetse bikaba ari umuco wageze mu Rwanda, nabwo wakaba warageze mu Rwanda uturutse Uganda. Mu yandi magambo, abantu bakoresha Abacwezi mu Rwanda bakaba babikura Uganda, cyangwa se baterekera abazimu bo mu Uganda.
ko twamaze kubona ko n'abantu babayeho bagira ubwo bapfa hari intambara yabayeho hagati yabo n'ubundi bwoko bwari bwabateye ku ngoma yabo kuri ampire yabo ya Kitara, barayihirika, bayihiritse barabica barabamara, ariko biza kuvugwa ko Abacwezi bihishe cyangwa se ko babuze. Uyu munsi Abaganda bakaba bita Abacwezi, mu rindi zina bakabita Abarangi cyangwa se bakabita Abarungi. Bishatse ubundi mu iryo zina baba bakeneye kuvuga ko ari abamarayika b'Imana beza b'Imana bakorana nabo. Nyine abo bantu bapfuye bagaruka mu iryo zina bitwa abamarayika. Mu yandi magambo ni nk'uko umuntu yapfa ukajya gufata umuzimu we ukawukora wita umumarayika w'Imana cyangwa se uko wabyita uko ariko kose bijyanye n'ubuhanga bwawe n'ubumenyi bwawe n'ubushakashatsi bwawe. Abashakashatsi mu mateka bose rero bagiye batandukanya kandi bemeza uburyo ki Abacwezi baje, bakavuga ko baturutse mu majyaruguru ya Sudani na Misiri, hafi ya Ethiopia. Abo Bacwezi rero bakaba barabyaraga abami bayoboraga ubwami bw'icyo gihe mu bihugu bitandukanye. Bari abarwanyi cyane kandi bigiraga abahanga barusha abandi kuyobora cyane cyane abantu. Ni ukuvuga ngo barabiharaniraga kugira ngo bigaragaze ko ari abahanga bakomeye kandi bakaze mu kuyobora ubwoko bw'abantu muri icyo gihe. Ababasingiza cyangwa ababasingizaga rero bakaba bavugaho ibintu byinshi cyane, kuba bari bafite ubushobozi bwo kuba batereka ikintu ahantu kikahivana ukagisanga ahandi hantu, nk'aho bavuga kuri za piramide zubatswe kera ko aribo bari bafitemo uruhare, kubera uburyo bari bashoboye kwimura ibintu ku bw'imbaraga z'ibitekerezo, aribyo bita telekinezi. Bakaba bategeka ikintu kikavaho kikagera ahandi hantu. Icyo gihe bwo buhanga bavuga bari bafite, kandi bakaba bari bafite ubuhanga bwo kurondora cyangwa se gusoma ibitekerezo by'abantu icyo gihe, ndetse n'ibigiye kubabaho. Ubwo buhanga bivugwa ko bari babufite. Bakaba kandi ngo baragiraga ubushobozi bwo kuburirwa irengero. Umuntu baba bakeneye kugira aho bava bahindura icyerekezo, bakaba barahitaga bagenda, ibyo bita teleportation, ku buryo umuntu niba ari hano ashobora gutekereza ko yagiye Kongo agahita agenda nta kindi kintu bimusabye, ukamubura ahari akaburukira ahandi hantu. Nk'ubushobozi bwo kuguruka hifashishijwe urutaro cyangwa se ibirago cyangwa se ibitebo, bakaba barabikoraga cyane cyane, akaba ari ibintu bizwi cyane cyane Karagwe muri Tanzania cyangwa se Ikibungo, yahoze ari Kibungo. Bakaba bari bazwi nk'abahinzi, kuko ubwami bwabo bwageze ubwo buburirwa irengero, nk'uko abashakashatsi bagiye babigaragaza. Aho rero tukaba tugiye kubagaragariza uburyo ki baburiwe irengero aho bari batuye. Nahagana mu kinyejana cya 16 aho bari batuye, batewe n'abandi bantu bo mu bwoko bw'Abaruwo b'abarwanyi ba cyane. Nabo bari baturutse mu majyaruguru ya Uganda, barabateye, barabarwanya, barabatsinda, babicira kubamara, barabanesha, kubera bo bari bamaze kubatwa n'ubwibone n'amakimbirane yo guhanganisha no gusimburana ku ngoma y'ubwami bwabo. Ubwami rero twamaze kubona ko bwitwaga ubwami bw'Abakitara. Bari barabatse, bari baranze gushyikirana
n'ababo, ni ukuvuga hagati yabo hari amakimbirane, hanyuma rero baza kubica barabatsemba babamaraho. Ababavugiraho neza rero bavuga ko muri iyo ndwano barwanye n'abaruho babonye bagiye gutsindwa ngo bararigita, ngo baburirwa irengero, ngo bigira mu yindi si itagaragara. Muri uko gusenyuka rero kw'ingoma yabo havutsemo izindi ngoma nka Uganda, aho bari batuye havutsemo izindi ngoma nka Uganda, Toro, Ankore, Busoga, Karagwe, Rwenzero, Uburundi n'u Rwanda, niko bivugwa mu mateka. Icyo gihe rero kwinjiraho bahoze uyu munsi bikaba nabyo abakeneye amateka no kuyakurikirana no kuyamenya neza bakaba bajyayo, kandi kwinjira bikaba bisaba kubisabira uburenganzira bakabihabwa n'abahari. Akenshi umumaro wabyo bakaba babikora bagira ngo bajye gushakayo imbaraga nshyashya, bagiye gushakayo ubushobozi batari basanzwe bafite, cyangwa se no gushaka amakuru y'ibyahabereye, nabyo bakaba bahakirwa, bakaba bahasura akenshi na kenshi. Gakondo yacu nyarwanda, n'ubuvuzi bwuje ubuhanga. Gakondo yacu nyarwanda, n'ubuvuzi gakondo. Bari abantu b'abanyamihango cyane, ku buryo tugiye kubagezaho uburyo ki bwo kubasura, uburyo ki babigenza. Iyo ugiye kwinjira aho bahoze cyangwa naho baba bari abahakorera, babanza kubisabira uburenganzira, ukabanza ukicara imbere y'ikibatsi cy'umuriro, ababishinzwe bakabigufashamo, nyuma bakakumurikira cyangwa bakakwereka ibyo ukeneye, bakagufasha mbese uburyo bwose n'icyakujyanye. Nyuma yo gupfa rero kw'abo bashwezi cyangwa se no kuburirwa irengero kwabyo, dore ko ariko babyita, bari abantu nyine nk'abandi bose, kandi bari bafite ubuzima nk'abandi bose. Urumva ko barwanya intambara kugeza ubwo batsindwa n'abaruho. Intambara ntiyabasize amahoro, nyine yarabishe. Noneho kubera nyine biza nka rwa rupfu rwa Nyabingi cyangwa se urwa Ryangombe, n'Abanyarwanda ntabwo mu majyaruguru aho Ryangombe yapfiriye nabo babibara gutyo nk'urwo rupfu rw'abacwezi, kuko baravuze bati ntabwo bigaragara ko uyu muntu w'umuhanga w'umushobozi ufite ubuhanga bumeze gutya aba yapfuye, ahubwo hari aho yagiye. Niyo mpamvu tugomba kumwiyambaza za mbaraga ze, akazidufashisha zikagera aho zitugeza. Kuko abantu bahisemo gusenga abacwezi cyangwa se kwiyambaza abacwezi, babita abamarayika ngo beza b'Imana, kubera ubuhanga n'ubushobozi bari bafite icyo gihe batarapfa bakiri mu isi. Rero hari abahisemo gukomeza kwiyambaza roho z'abacwezi, bakazitazira abamarayika b'Imana beza, kandi bari abantu babayeho mu buryo nk'ubwo turiho, bakaba barapfuye. Ubwo iyo umuntu amaze gupfa mu Kinyarwanda bavuga ko aba yazimye, igisigara iyi musozi akaba ari roho yitwa umuzimu. Rero mu bindi bihugu bamwe bakaba babyita uwapfuye ko ari umumarayika, cyangwa se mu Giswahili bakabyita roho, nyine roho mumva icyo bishatse kuvuga. Mu Kinyarwanda nyine wabyita umwuka, cyangwa se mu myuka tuzi ko habamo umwuka wera n'umwuka mubi. Ubwo nyine byategwa, abumva ikiganiro bumva ukuri baragira aho babisanisha n'ibiba bivugwa. Ababiyambaza rero bagendeye ku bushobozi n'imbaraga bari bafite icyo gihe bakiri bazima, bakaba benshi babiyambaza mu rwego rwo kuvura indwara, gukiza indwara, cyangwa se kurinda indwara, abashaka ubutunzi cyangwa se abashaka ubutegetsi, abashaka imyanya y'akazi, abashaka ibyubahiro, abashaka ubudahangarwa, abashaka ubukungu, abenshi abashaka gukurura abakiriya. Abantu benshi bakaba bajyayo cyangwa se babiyambaza aribwo buryo babashakaho nyine, kuri nk'uko abiyambaza Ryangombe akenshi byari byo nizo ntego kuba bamuyambaza cyangwa bamwiyambazaga.
ari byo biriho no mu Rwanda, aho abanyarwanda bakora nyine biyambaza abarangi ngo baranga ibyo bashaka byose, mbese babafasha gupfumura, kuragura no kwerekwa, ndetse ngo n'izo mbaraga abacwezi bari bafite mbere y'uko bapfa bakaba bagira ngo bazibahe. Rero urumva ni ibintu by'iyobokamana bifite inyito yabyo, ariko abenshi bazi neza iby'iyobokamana iyo babishishoje basanga ari ubupfumu cyangwa se imihango ya gipagane, nk'aho ari uburyo bushya bwo guterekera no kwiyambaza bwakorwaga kuri Nyabingi cyangwa se kuri Ryangombe, bwaje mu yindi sura, dore ko iyo ugiye mu mateka usanga Nyabingi n'undi yaraturutse Uganda, ugasanga na Ryangombe yaraturutse Uganda ku ngoma ya Ndoli, Ruganzu Ndoli, aho yaje akamusaba akamuha uburenganzira. Reka mu kiganiro gikurikiraho tuzavuga kuri Ryangombe kugira ngo amateka y'ibyo bihangaje byose byagiye bibaho n'ibiri cyangwa biriho nayo amenyekana. Muri Uganda rero agace kamwe kari gatuyemo abacwezi kahindutse ahantu h'ubukerarugendo hitwa Biyago bya Mukenyi, aho hantu hakaba hakiri cyangwa se hari inzu z'ibyatsi zatuwemo n'abo bacwezi. Imbere yazo hakaba hatatse amacumu, hari amabuye abacwezi bicaragaho batanga gahunda n'amabwiriza y'abagaragu babo cyangwa se abaturage babo cyangwa se abafashaga kuyobora. Hari abajyayo rero bashaka kujya kwiyambaza abo bacwezi bakuru, cyane cyane bitwaje amafaranga cyangwa se bitwaje amata cyangwa bitwaje imbuto byo gusorora. Hari aho kandi hafi y'izo nzu haba icyo bita ibizenga ngo abagiyeyo benshi bakeneye gukira indwara bakaba bagenda bakabyogeramo, mbese mu rwego rwo gukira izo ndwara. Abacwezi rero bari abantu bari bafite ikoranabuhanga riteye imbere icyo gihe, kandi bari ibihangaje, bari abanyabukorikori, bari abanyabugeni, bari mbese abantu b'intangarugero icyo gihe. Rero abatari bafite amakuru ku bacwezi cyangwa se ku barangi cyangwa se ku barungi, mu bushakashatsi nakoze mu binyamakuru byandikwa mu Cyongereza no mu Giswahili, akaba ari byo nashoboye kubona. Nabonye ibi ni ingaruka z'ubushakashatsi, ni ubumenyi navanye mu bushakashatsi, ntabwo ari ibyo nkora cyangwa nakoze ngo mbe narakoresha abarangi cyangwa se mbe mbakoresha, ariko amateka y'abarangi avugwa mu bushakashatsi akaba ayo ngayo. Rero hari ufite amashyashya arenze aho ngaho bishaka, hari no mu Rwanda nk'abagiye babivugaho nabo bakoze ubushakashatsi nk'ubwo nakoze, nabo bavuga ko barangi ibinyamakuru bimwe na bimwe, kandi nabyo byagiye bivugaho, si njye njyenyine waba byanditseho cyangwa bivuzeho. Ubutaha tukaba tuzaganira kuri Ryangombe, aho yaturutse, uko yabayeho, uko yapfuye, n'uburyo ki abamusenga n'abamwiyambaza aho babikuye. Mugire rero ibihe byiza. Akenshi ababa bafashwe